amahoro y'Imana. Nanone kandi muri yana mukanyu yacu ya Kinyarwanda ngo gira inka n'abana, nguko ukuntu mbasuhuza mu gihe nizeye ko mumeze neza. Mu biganiro byatambutse nakomeje kwibanda cyane ku magambo y'Ikinyarwanda, amagambo akoreshwa mu ndimi z'amahanga, cyane mu rurimi rw'Icyongereza. Amagambo ugiye ku giti cyanjye yantera amatsiko ku buryo ntatinyaga kuvuga ko wenda hari amagambo y'Icyongereza akomoka ku magambo y'Ikinyarwanda, nkuko byaba ari amagambo y'Ikinyarwanda akomoka ku Cyongereza. Ahubwo ibyo byanyibukije igihe abategetsi b'u Rwanda bafataga icyemezo cyo gukoresha ururimi ko abanyarwanda twakoresha ururimi rw'Icyongereza nk'ururimi rwacu mu mashuri, mu butegetsi ndetse no mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ibintu byateje ururondogoro mu bantu bamwe na bamwe. Kuvuga rero nibwo gihe natangiye gutekereza Icyongereza, uruhare rw'Icyongereza mu rurimi rwacu, nuko ngenda mbona ko ahubwo Ikinyarwanda n'Icyongereza bifitanye isano hafi na hafi. Mu magambo twagiye dukomozaho mu biganiro byatambutse, twayera nko ku ijambo byonyine igihugu cyacu u Rwanda bari ke twaruvuzeho, bijyanye n'inshinga kwanda. Twavuze ku ijambo umugabo cyangwa ubugabo dusanga mu ngabo, cyangwa se agebo ururimi rw'Icyongereza. Twagiye tuvuga amagambo menshi, ariko kandi turacyakomeza nkuko nyine nabivuze, nkuko nabyifuje, ni ukugira ngo ntera amatsiko mu buryo bwanjye, ntera amatsiko abashakashatsi mu by'ururimi n'umuco, kugira ngo tugende tuvumbura buhoro aho amagambo dukoresha mu rurimi rwacu rwa Kinyarwanda akomoka. Mboniho ahubwo no guhitura abantu biga iby'indimi, abantu biga bakoresha ururimi rw'Icyongereza, ndetse abiga mu mashuri, ya amashuri makuru cyangwa se amashuri ya kaminuza. Ni byiza ko bakwiga ururimi rw'Ikinyarwanda cyane, baruha agaciro cyane, bakarumenya cyane, kuko umunsi bamenye ururimi rw'Ikinyarwanda cyane uko bakwiye kurumenya nk'umunyarwanda, nibwo nizo ndimi zose z'abanyamahanga zizaborohera. Urugero ndiruri kuregewe
natsimbariye ku Kinyarwanda cyane ku buryo n'indimi z'amahanga ntishyize hejuru cyane, ziranyorohera kubera ko ngendera ku gitekerezo cyanjye cy'u Rwanda kugira ngo nzumve icyo ijambo ririmbwira, kandi ugasanga biramfasha cyane ku buryo bw'umwihariko ururimi rw'Icyongereza. Nasanze hari amagambo menshi cyane avugwa mu Cyongereza afitanye isano n'Ikinyarwanda, nyamara kandi ayo magambo ntituyasangiye nk'uko nagiye mbivuga inshuro nyinshi, ntituyasangiye mu bihugu bya Afurika, ibihugu duturanye, ibihugu byakolonijwe n'Abongereza. Ibyo rero ni ibintu biteye amatsiko cyane. Ni byiza ko twaha agaciro ururimi rw'Ikinyarwanda kugira ngo mu gihe tuzaba dushakisha aho amagambo dukoresha mu Kinyarwanda mu muco wacu wa buri munsi akomoka, hari igihe tuzasanga izo ndimi nyine tuvuga, icyo Cyongereza cyangwa n'Ikidage cyangwa Igifaransa, bitworoheye kubera ko Abafaransa, ni ukuvuga abakoresha ururimi rw'Igifaransa baje iwacu barahabaye, abakoresha Icyongereza babaye mu Rwanda bararukoronjeho gatoya, ndagira ngo hariya mu Gisaka, ngira ngo hari koloni y'Abongereza kera. Abadage babanye natwe. Birumvikana rero ko indimi zacu, ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda rufitanye isano n'izo ndimi mvuze, ariko cyane cyane Icyongereza. Ntawamenya rero, wasanga ahubwo ari bo bagenderaga ku rurimi rwacu cyangwa ku muco wacu bagakora amagambo mu rurimi rwabo, cyangwa se ari amagambo twagiye nyine dutarura mu ndimi nk'izo ngizo maze kuvuga. Ikaze rero mu ikiganiro mutegurirwa na Cool News. Kugira ngo tugere ku ijambo ry'uyu munsi, nagira ngo mbanze nkomoze ku gaciro k'umuco, kubera ko ngo igihugu kigiye gucika gica umuco, cyangwa se gita umuco, cyangwa cyamburwa umuco, umuntu yabivuga uko abishaka. Ubushize twaganiriye ku ijambo umugore. Ariko kugira ngo umuntu azabe umugore, azavemo umugore, abanza kwitwa umukobwa. Ndagira ngo ibyo ni ibintu byumvikana. Akaba umukobwa, agakobwa, agashyingirwa, akitwa umugore. Ariko rero igitangaje kandi kinababaje nuko kugira ngo umuntu azitwe umukobwa, nuko aba atezweho kuzakobwa, kandi gukobwa bigomba inka. Iyo inka itarimo, uwo mukobwa si umukobwa. Iyo uwo mukobwa adatezweho inka, baba mwambuye. Iyo batamutezeho inka, cyangwa se ngo no mu gihe cyo kumushingira
azabe yarakowe kandi yarakowe inka, si ugukobwa ihene, si ugukobwa intama, agomba gukobwa inka. Ni ukuvuga iyo rero umukobwa adakowe inka, baba bamwambuye ubukobwa bwe. Iyo adatezweho kuzakobwa inka, ubwo baba bamwambuye ubukobwa bwe, kuko kugira ngo umuntu akobwe hagomba inkwano, kandi inkwano igomba kuba ari inka. Uwo ni umuco wa Kinyarwanda, ntabwo ari ibintu ndimo guhimba. None rero mu minsi ishize, mu myaka ishize, mperutse kujya mu Rwanda, ariko bimaze n'igihe, umukobwa arajya gushyingirwa, bagaciririkanya ku mafaranga umusore azatanga kugira ngo bamuhe umugeni. Ibyo ngibyo ndagira ngo n'abakirisitu barabizi. Hari ahantu Bibiliya itubwira ngo ubwo bwoko bugurisha abakobwa, kugurisha, iyo ikintu cyajemo inoti y'ibiceri, ubwo biba habayemo kugurishwa, ngo muraduhaya n'aya, ni ukugurishwa. Ibyo ni igurisha. Ubwo icyo gihe wa mukobwa ababaye, uwakabaye umukobwa ababaye igicuruzwa, nk'uko wagura ikintu icyo ari cyo cyose, igikoresho. Umuco ndagira ngo wa Kinyarwanda cyane cyane ntabwo ubyemera. Kugira ngo umuntu yitwe ngo yakowe, hagomba inka. Iyo rero wa mukobwa wakagombye kwitwa mutezi inka, ndavuga wa mwana wakagombye kwitwa mutezi inka, iyo agiye kubera bamutanzeho inoti y'ibiceri, amafaranga, amadolari cyangwa se amashiringi ntumbaze, icyo gihe ikosa ni rya wa wundi wari umutezeho amafaranga, aho kugira ngo amutege inka. Wa mukobwa ntabwo aba akitwa mutezi inka, ntabwo aba ari umukobwa. Muri make ubukobwa baba babumwambuye, ni ukumushakira irindi zina. Rero ibyo biranyibutsa nanone kandi ko nta bukwe buba bwabayeho, ko kugira ngo habeho ubukwe nuko haba harabayeho inkwano. N'imvugo, amagambo yonyine arabitwibwirira. Ubukwe, gukwa, inkwano, kandi inkwano ni inka byanze bikunze. Ubu rero numva ngo hari n'abahungu basigaye barongorana. Nonese ubwo umuhungu nawe bazajya kumukwa, kandi ko hakobwa umukobwa nyine, bajya gukwa umukobwa. Ivyo navyo nyagasane, iyi si tujyamo sinyizi. Abashinzwe iby'umuco ndagira ngo mufite akazi gakomeye cyane. Naho ubundi tuzabazwa byinshi. Abarinzi b'umuco tuzabazwa byinshi. Twebwe twitwa ngo turakuze tuzabazwa byinshi, byinshi cyane. Kereka niba ari bya bindi nyine ngo Kiliziya yakuye kirazira, aho ngaho umuntu akabimenya. Niba ari dutangiye umuntu bamuha amafaranga, atanze umukobwa, umwana we w'umukobwa, wakagombye kuba umukobwa
keretse icyo gihe noneho baba baramwise muteze inoti cyangwa muteze amafaranga, icyo gihe noneho irya zina ry'ubukobwa rikavaho bakareba ikindi kintu bamwita. Ni ibintu bikomeye cyane. Bijyanye nanone nuko umukobwa agomba gukobwa inka byanze, ni ukuvuga ngo byanze bikunze n'inka. Nongere mbisubiremo, byanze bikunze n'inka. Ntabwo ari imbwa, ntabwo ari ibiceri, ntabwo ari zahabu, ntabwo ari ibi n'ibi, inka. Inka nubwo cyari ikimenyetso cy'uburumbuke, cy'ubukungu, ariko ifite n'akandi gaciro buriya, nuko niyo yabyaye yitwa imbyeyi, bizajya gusa ngiye gukoresha ijambo umugore abyaye ahita yitwa umubyeyi. Urumva rero bifitanye isano rya hafi na hafi. Agaciro we na se kamwe, agaciro k'umuntu n'ak'inka se kamwe, ariko kandi igisobanuro ucishirije urabona hari aho byajya kwegerana kurusha amafaranga nk'umuntu ugiye mu mangazini kugura ikintu. Bitesheje agaciro umuntu. Naho ngaho ngeze kugira ngo dukomeze twiganirire kuri ya magambo y'Ikinyarwanda afitanye isano rya hafi na hafi n'indimi z'amahanga, cyane cyane Icyongereza nicyo turiho, kubera ko mu Rwanda tuvuga Icyongereza cyane buri munsi. Mbese Icyongereza cyabaye nk'ururimi ku bana, ndetse bamwe bigiye ni nk'ururimi umuntu yavuga ko ari ururimi kavukire. Iyo umwana yiga avuka akavuga Icyongereza, wajya kubona ugura Icyongereza ururimi ni kavukire. Ni Ikinyarwanda n'Icyongereza ni ururimi rwacu ubu ngubu nta wabitindaho cyane. Nicyo gitumye rero kandi n'amagambo ngenda mbona aza mu bitekerezo byanjye inshuro nyinshi n'ay'Icyongereza. Nubise harimo n'ajya kuba nk'Ikidage make cyane, n'ay'Igifaransa make cyane, ariko nanone zino ndimi zino z'Abongereza, Abadage, Abafaransa ubyusa hari igihe nazo zifite aho zihurira. Izi ngizi bita cyane cyane zo bita za langue ngo ni germanique, zo usanga zifite ahantu zihurira nyine n'ibintu kandi binumvikana. Ariko rero ikije kuntangaza yo nyine nuko usanga ayo magambo y'Icyongereza agaragara cyane, agaruka cyane mu Kinyarwanda. Ubwo rero kuvuga no gutaruka, ubushize twaganiriye ku ijambo umugore, dusanga umugore tugiye muri mu gusesengura ijambo, ibyo twise igicumbi cy'izina, twasanze hari agapande k'ijambo bita gore, bijya gusa na gar. Umuntu avuze atitonze cyane cyangwa se avuga uburimi, gore na gar ni kimwe, ni ibintu byumvikana. Nagerageje kubisobanura uko ngiye ku giti cyanjye, uko ngiye mbyumva mu bitekerezo byanjye, nsanga bifitanye isano. Ubwo rero none uvuze umugore ntabwo aba ari kure y'umukobwa. Ubwo nagira ngo nyine tugaruke no ku ijambo umukobwa. Umukobwa, abakobwa, igikobwa, ibikobwa, agakobwa, udukobwa, harimo ikintu bita kobwa.
harimo agapande k'ijambo kobwa kadahinduka. Iyo rero urebye nanone muri rya jambo gukobwa dusangamo inka, kuko bakwa inka. Kandi inka, mbese mu Cyongereza inka bayita bwa. Ndagira ngo umwanya w'inka mu ijambo umukobwa turaribonye, kuko harimo ko mu Cyongereza. Iyo tugiye kureba gukwa kandi tugasanga bakwa inka, ndagira ngo iryo jambo ry'Icyongereza bita ko muri kobwa ryo ribonyemo umwanya waryo. Nongere mbigarukeho, ubushakashatsi ni ibintu bitangira bisa n'ibitumvikana, ari nacyo gitumye umuntu avuga ibintu rimwe na rimwe bakamwita ukuvuga abasazi, nyabasazi, bakita ukora ubushakashatsi nk'ubwo umusazi. Ngiye kuvuga Igifaransa, baravuga ngo il y a pas de grand fou, non, il y a pas de fou qu'un grand fou. Ukuvuga ngo nta musazi ubaho nk'umusazi nyamusazi koko. Un grand fou ni umuntu umeze w'umusazi bigaragara kabuhariwe nyine. Nuvuga rero il y a pas de fou qu'un grand fou. Ubwo ni akajambo k'Igifaransa kanjemo kubera ko n'igihugu mbamo bavuga Igifaransa. Ahubwo ubushakashatsi rero hari igihe umuntu akoresha atekereza cyane ku buryo ashobora kuvuga ibintu abantu batumva bakaba bamwita umusazi. Ariko ikiza muri ibyo nuko ngo umusazi asara akagwa ku ijambo. Ngewe rero kugwa ku ijambo nicyo cy'ingenzi. Tugarutse rero kuri iri jambo umukobwa, twasanze harimo igicumbi cy'izina kobwa, tugasanga ko gukobwa bigomba inka kuko hakwebwa umukobwa. Ni ukuvuga ngo muri kobwa twasanzemo umwanya w'inka mu ijambo bikaba ko. Ibyo ngibyo byo nta n'uzabimpakanya, ntawe uzabimvanaho ngo umwemerere. Ni uko nguko nabyanditse cyangwa se byiyanditse muri mu bwenge bwanjye. Iyo ucishirije muri iri jambo umukobwa, kobwa, nk'uko nyine harimo amagambo abiri, rimwe tukaba twaribonye, twasanze ko ariyo nka. Buriya mu ijambo inka akantu kadahindukamo, agapande kadahindukamo ni ka. Kuko ushobora kuvuga agaka, uduka, igika,
ubuka, ndetse n'ubaye n'abavandimwe bacu, abaturanyi bacu bajya bavuga enka. Ni ukuvuga ngo hari akantu kadahindukamo kitwa kabusa. Urumva rero birasobanura nyine ka yo mu Cyongereza. Ibyo ntabwo turi bubitindeho cyane. Nshobora gutera igikumwe ko ari ukuri. Nshobora nkarahira cyangwa se nkabyandika muri cya gitabo cyo bita Wikipedia, nkavuga nti uku ni ukuri. Ariko rero kubera ko ijambo umukobwa, niba tuvuga hari n'irindi jambo ryo bita, ubwo hasigaye akandi gapande tugomba gushakira inkomoko, ko karasaba ubushishozi buhambaye cyane, cyangwa se kugenekereza, ariko bifite ishingiro risobanutse kugira ngo bizumvikane. Ni ukuvuga uramutse uri imbere y'abantu, inteko yemeza ko ijambo iri n'iri inkomoko yaryo ari ukuri, ugomba kuba ufite ingingo zumvikana ushingiraho. Ni gutyo nyine ubu ngubu ugeze nk'imbere ya sentare y'umuco kugira ngo bisobanure. Sentare ndagira ngo ni ijambo ntiye mu bavandimwe bacu b'Abarundi. Barakoze, ndabashimiye cyane, ndanabasuhuza. Ndagira ngo iki kiganiro bo baragikurikira, nabo baragikurikira, nubwo bo ntabwo bavuga umukobwa, bavuga ndagira ngo umwigeme. Ubwo nabyo bifite icyo bivuga, washaka kubisobanurira bisobanura. Nk'uko umugore batazamwita umugore, ndagira ngo bavuga umucanyi. Niba ari umuntu wo gucana umuriro, umugore wo gucana umuriro, nabyo ugasanga ni ibintu bibi. Ntabwo bishekeje cyane kubera ari ururimi rw'abavandimwe, ururimi nubaha, abavandimwe nubaha, ariko rero umugore w'umucanyi sinzi ibyo ari byo cyane. Numva ariko hari n'irindi zina, irindi jambo bajya bavuga umugore ngo umutambukanyi. Umutambukanyi ni nk'umuntu mugendana, si ngombwa ko aba ari umugore wawe. Nabyo simbizi, kubera ko ngiye nkunda ibintu by'indimi. Aho ngaho mbese nta matsiko mba mfite, ntabwo ari guseka imvugo y'abandi, oya. Ariko rero umbwiye ngo kanaka ni umutambukanyi, si ngombwa ko aba ari umugore. Kanaka ni umwigeme, kwigema si ngombwa ko aba kwigema biba ari umukobwa, kuko kwigema, rwigema, ndumva bifite ikindi kintu bisobanura. Wowe n'Abarundi nyine, abavandimwe bacu b'Abarundi nyine, mu bushakashatsi mu by'indimi zacu nyine, burya Abanyarwanda n'Abarundi turabavandimwe. Ubwo namwe mbataye amatsiko nyine, urumva. N'abahungu nabo bashobora kwitwa ba mwigeme. Buriya kwigema cyangwa kugema bifite, ni nko kuvuga ni nk'uwiremye. Urebye ni umuntu wishushanije uko yishakiye, uko ashaka. Urebye niho nge najya kubishakira. Reka nigarukire kuri rya jambo ry'Ikinyarwanda twahereyeho, ijambo uyu munsi turimo tuganiraho, aho turi kumwe mu kiganiro. Ubwo ndimo ndanga kuvuga ngo abo tubanye mu kiganiro cyangwa abo twabanye mu kiganiro. Ibyo nabyo hari igihe bijya bincanga cyane, kumva ngo mbanye n'umuntu mu kiganiro, nabyo ugasanga ubwo ngubwo ndaneguranyeho gatoya. Kubana n'umuntu ni ukubana nyine
kubana buri munsi umuntu abana n'undi mu nzu, mukabana mu nzu, naho kubana mu kiganiro nabyo nuba biciriritse cyane. Wowe ndivugira abo turi kumwe cyangwa abo twari kumwe cyangwa abo turi kumwe mu kiganiro, byo barebye bivugitse. To live together and to be together is very very different. Hari ukuntu bitandukanye. Ubwo rero abantu bagerageza gufata we are together, we live together is different. Bene babandi bavuga bagerageza gufata indimi zo mu mahanga bakazishyira mu Kinyarwanda, bagashaka mbese kubijyana ukuntu bihindura icyo byashaka kuvuga. Njyewe ntabwo mbana n'abantu mu kiganiro, ahubwo mandi kumwe n'abantu mu kiganiro, tuba turi kumwe n'abavandimwe, mwebwe turi kumwe mu kiganiro. Urumva, reka nigarukire nyine ku ijambo. Nuko umuhungu wagize cyarahagurutse, aragiye ahagurutse iwabo, ibihugu wabimajije amaguru, ngo agiye gushaka umugore, agiye gushaka umucanyi. Nuko ibyo byose uwo bazamuha, ntabwo bazamuha umugore w'abandi, bazamuha uwo mu Kinyarwanda twita umukobwa. We rero aragiye, agiye imbokoboko, umutwe gusa. Ahageze mu gihugu atazi, atanumva n'ururimi, abantu badahuje n'umuco, mbese ntazi ibyo ari byo. Wenda icyazi ni ugutunga urutoki, avuga ati uriya wenda ni nko guca amarenga, nta wamenya ukuntu yabyitwayemo. Icy'ingenzi ni ko twumvikana uko ijambo ryabonetse. We ni umuhungu, ushaka umugore, arambiwe kubaho wenyine, arumva akanyabugabo kaje, mbese arumva agomba kuba umugabo, agashaka umugore, kuko yasobanukiwe nuko umugore agirwa, umugabo agirwa n'umugore. Arambiwe kurara mu mfuruka kwa se, nuko agiye gushaka umugore. Ariko mu kugenda, sinzi niba yaratekerezaga ko ari umugore azatoragura mu nzira gutya gusa, cyangwa se niba azajya mu rubyiniro. Sinzi ukuntu yatekerezaga uko azabona umugore. Ikigaragara cyo nuko yageze ahantu mu rugo kwa kanaka, ibunaka. Nagira ngo mbibutse ko turi mu kiganiro. Iyo ari ukuganira rero ntabwo ari inama, ntabwo turi mu nama. Ntabwo turi mu nama, turimo turaganira. Mumbabarire, cyangwa se ndimo ndabaganirira, kuko yaba twaganiraga namwe mwari kunsubiza ubu nonaha. Wenda ibyo kunsubiza muzabishyira muri comments zanyu nimubibonera umwanya. Ariko jewe ndagerageza kuganira, kandi uganira abari babyita ngo gushyiramo umunyu, kuryoshya inkuru, kugira ngo inkuru iryohe.
ahubwo n'ibinakunda ibe ndende iyo ubona inkuru igiye kuba ngufiya abantu bataratangira gutwara hari igihe wongeramo utuntu nyine. Icy'ingenzi ni uko ugwa ku ijambo, urumva, nuko arakugendeye bumwiriraho, ahubwo ajya gucumbika ahantu cyakora baramucumbikira akahabona abigeme, ariko akarara wenyine kandi hari abigeme. Nuko ageze aho rero tungo nk'urutoki, we ubwo ni nko gutunga urutoki cyangwa se gukora uko ashoboye ku buryo babone ko ashaka umugore, kubera ko uretse imico ahantu nabonye cyangwa numvishije, ugenda gusura uri umusore, uri umuntu w'umusore, bakaba baguha n'umuntu wo kukuraza batanakuzi. Imico yo muri iyi si ni myinshi.